Yangufashe TV, igitoro cyisa kuri mwebwe mudukurikiye kuri televiziyo Yangufashe TV. Yes, turabakunda cyane. Tugiye kubasobanurira akantu ku kandi dukunda kubona kuri moto. Video tugiye gukora uyu mwanya, tugiye gusobanukirwa ikintu cyari cyo cyose tubona kuri moto kikaba cyaducanga. Ubwo rero wowe unkurikiye kuri Ngufashe TV, kuri televiziyo Yangufashe, mbabarira unkurikire kuko nibigucike. Gusa ariko twababwira yuko nuramuko nacikanywe wazigenda ku video yacu uzageraho ubigweho neza. Akantu kose kaboneka kuri moto ese kamaze iki ku muntu utwara moto, kakumarira iki wowe ukeneye kwiga moto? Reka rero dutangire. Twahereye ku ngofero yo kwirinda ibyago yambarwa mu mutwe, ahandi yambarwa abaru kugira ngo uprotege umutwe wawe. Okay, iyo twayibonye. Reka rero tuze kuri kino gihande iki kinyuma. Iki gihande kinyuma mubona hano kiba cyanditseho imibare. Iki bakita ikirango cyangwa se ikigaragaza nimero, ikigaragaza ese umwirondoro w'iyo moto mu bigego bwo. Wowe munyeshuri ukurikiye Ngufashe TV, ndashaka yuko byibura ni wiga moto umenye ibintu byose biri kuri moto n'umumaro wabyo, kuko nibyo byiza buriya kugira ngo umenye ikintu ukiga ariko ukizi. Iyo akangaka bakita akaguru ka moto, ariko iyi moto yacu yajesa igira akaguru ihagararaho. Aka kaguru gahereye mu ruhande rw'iburyo, baba ngo ushaka kuyihagarika ku kaguru k'iburyo urayihengura, urakamanura, ukayihengura, ukayihagarika gutya. Hana kara nakaguru kayo k'iburyo. Rero igira iyo ushaka no kuyihagarika ibumoso nano karahari kuri uruhande rw'ahangaha, naho wayihengeka ukayihagarika kuri uruhande. Ubwo rero no kuvuga ngo rero wayihagarika ushaka bitewe n'ahantu ugize uri. Wayihagarika ahantu ushaka bitewe n'ahantu uri, bitewe n'ahantu ushaka yuko moto yawe ihagarara. Reka tuze rero kuri uruhande rw'ahangaha, ahangaha inyuma naro. Uru ruhande rero nirwo tugezeho. Urumva uru ruhande, ariko nanone ahangaha urabona iki kintu kingiki niho duhagarara. Ni igifashe cy'amaguru y'umuntu. Rero kuno kuguru twaje tubabwira ko ku ruhande rw'ibumoso. Noneho rero reka tugaruke ahangaha. Aha rero mureba ahabitse umunyururu ubamo imbere muri no moto yacu igizwe n'umunyururu. Izi ni za garidebu, iki mubona ni cya garidebu. Ni moto ikomeye, iyi ni moto ikomeye. Ni nayo rero dukoresha cyane mu ishuri, kuko iyo abanyeshuri bayituye hasi nta kiba igaruka ari yayindi. Ifite ibyuma bikomeye cyane. Noneho akangaka mubona bakayita levier de vitesse. Aka niko nahoze mbabwira ko ufata ambriage ukazamura akakantu ukamanura, ukazamura, ukamanura, ushyiramo vitesse. Iyo nzamuye makizamo vitesse namanura nk'abankwemo vitesse. Ahangaha rero iyi ni robine, ngira ngo ni robine ya essence. Essence imanukiramo hano, ituruka hano muri reservoir ikamanuka ikaza mu cyo bita icyo bakita karibirateri. Noneho iyi karibirateri ni idufasha kugira ngo iyungurure ya essence iyizamura ijyana muri moteri ihuza n'amavuta kugira ngo ibashe gukora neza. Bese ni igihuza cya essence n'amavuta, ahangaha ni ivangirwa muri karibirateri. Rero iyi niyo bita cylindre, iyi bakayita classe. Iyi cylindre rero niyo dusangamo piston idufasha birabimva ivuga ngo bivukoreramo hano nangaha bikorerwa birimo. Rero igira icyo bita sachet, aka kantu mubona hano guturuka hano kugera hano iyo bita sachet kugera hano, kugira ngo sachet ariyo ya moto iza ikafata moto yose. Iyo rero tugeze hano hejuru, tugeze hano hejuru. Hejuru rero niho ruzingiye, niho habera ibikorwa byose byinshi bitandukanye bihuza cyangwa se bihanahana
bikorana n'ibyo hasanga, ariko byose biturutse hejuru. Kwa iyo dutwaye ikinyabiziga cyacu cya moto dukoresha amaguru ndetse tugakoresha n'ikinamaboko. Ngira ngo rero hano ku mahembe hari byinshi, hari utureba nyuma, hari ariko bita retroviseur bidufasha kureba inyuma nimba na kinyabiziga kidukurikiye kiri inyuma yacu. Hari ibinyoteri bidufasha kugira ngo nimba hari icyerekezo tugiye guhindura turakoresha ikinyoteri. Aka kantu mureba hano no kuvuga ngo aka kari hano iyo nkashyizemo ikinyoteri kijya aho cyakaguye kujya. Ubwo rero ngira ngo iyo moto itaka yacu ibinyoteri usanga bitavuga neza kubera ko wenda na batiri ibita kora neza. Reka bibumvishe uburyo ibinyoteri kumva kari kuba gutyo, ako kantu kavuga gutyo ni agatuma ariko nongeremo akantu kugira ngo cya kinyoteri ibasha kuvuga neza. Nongeye gushyiramo n'ikiburyo iburyo ni kano kantu kabikora ashyiraho. Ntago wayatsa utabasha gushyiramo korake hano ngo ukate ukature ubone kwatsa. Nk'ubu ngubu nindamuka iyi niyo bita contacteur. Iyi rero ni tableau ifasha umuyobozi kugira ngo amenye ngo ese umuvuduko wanjye nkoresha nuwuhe. Nimba wenda ndi kugendera muri 20 cyangwa 40 cyangwa 60 cyangwa 80 cyangwa 120, ako nta muntu wagezamo. Ubundi dukunda gukoresha 60 cyane kireka nko mu ntara twakoresha 80, niwo muvuduko ukomeye cyane wo hejuru kuri moto, ariko hari n'abarenza bitewe n'uburyo, ariko icyo gihe wirengeje ukoresha umuvuduko wihuse. Noneho rero reka tuze hano imbere turahabona akantu kameze aka ngaka. Ubundi ushobora gushyiraho dokima ugatwara ikintu, ariko nako ni nkaho bakita nka bagage, porte bagage ya moto ikingira iri tara kugira ngo ntirimeneke. Iri tara kugira ngo ritameneke. Iki rero mubona iki ngiki tukita garde-boue igufasha kugira ngo mu gihe wageze mu byondo aho kugira ngo bikugereho wowe umuyobozi utwaye bihereyemo hano hejuru, ntibizamuke ngo bikugereho cyangwa se byangize moto yawe. Aya rero ni amaboko yayo, aya bayita amaboko cyangwa se amahembe nayo hejuru, aya kuva hano kugera hano. Hano izi bakazita mortoseri cyangwa se mortoseri z'imbere, noneho tukagira na mortoseri z'inyuma, ariko noneho tukagira n'amapine, ipine ry'imbere, ngiri ipine ry'imbere. Rero ibyo byose ni bidufasha kugira ngo moto yacu ibe yagenda neza cyangwa se yatwara neza. Akamwavugaga akamubona hano niryo honi ryavugaga mu kanya, niryo honi ryavugaga mu kanya. Ubwo rero iri niryo somo nagira ngo mwajyaga mubona dutwara moto, mukabona turayitwara, mukabona turagenda, ariko ntimusobanukirwe ese ubundi biriya bintu uriya muntu aba yicayeho bimeze bite. Birafunze neza, ibifunze ntacyo wagira ikibazo ngira ngo yahambuka uri mu nzira, oya nta kibazo ugomba kugira rwose kuri moto rwose. Mu gihe cyose rero ugiye gutwara moto byizere ko ari sawa. Ngira ngo rero turacyari hano ku ishuri kuri Mfashe TV. Iyi video muyikurikirane muyumve neza, mukurikire ibintu byose kuri iyi moto yacu. Tuzakomeza tugende tubabwira ibindi bitandukanye, ariko tunabereka ko hano iyo upfunduye hano aka naka jerekana, aka naka bido gashyirwamo amavuta yo kugira ngo amavuta kugira ngo moto yacu ya mavuta igira ubuzima bwiza. Ntago wayitwara idarimo amavuta ngo yuzuye. Ikindi hano aka kantu mubona kari hano ni ya batiri nyine twaze tubabwira, ni ya batiri twaze tubabwira ituma moto yacu ibasha gukoresha amatara ndetse na bya binyoteri twaze tuvuga.
n'amawaya uvuga ngo moto rero yacu nayo igira icyo bita amawaya. Yes, kora rero subscribe, kora like, kora share kuri Ngufashe TV, ukomeze ubane natwe hano kuri Ngufashe TV kuko twebwe twiyemeje kugira ngo tubagezeho ibintu byinshi cyane bitandukanye bibafasha kugira ubumenyi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero reka tuzagaruke ubutaha mu yindi video itaha. Reka murakoze.